ngiye gushimira cyane wowe ukomeza kudukurikira umunsi ku wundi. Uyu munsi noneho inkuru mufitiye rwose ni inkuru itangaje cyane, dore ko igihugu cya Kongo ari igihugu kizimo udushya twinshi cyane, yaba mu baturage, yaba mu buryo babayeho, ndetse cyane cyane Kongo ikaba izwi ku bukungu bwihariye cyangwa se ubukungu kamere yaba ifite muri yo ubwayo. Ubwo hashize umunsi ibiri ubwo muri Kongo muri Bukavu, ku musozi uherereye mu birometero 35 mu majyaruguru y'u Bukavu, ahitwa muri Sud Kivu, mu ntara ya Sud Kivu. Ahabonetse umusozi rwose, umusozi ugizwe na zahabu gusa nkuko bibona. abaturage bari bahageze nibo babibumbuye, barimo barazivoma, kuko bamwe bahisemo kujya kuzogereza mu rugo, abandi bazogereza aho ngaho n'ubundi, kuko n'ubundi bisa nkaho bavuga ati reka mu kanya babona batubaniye. Rero reka dukoresha ubwenge bwacu bwose kabisa, ahantu tuhabyaze umusaruro. Dore noneho nuko inkuru imeze. Umwanditsi wa BBC muri Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Byobe Malenga, yavuze ko uyu musozi ahantu herereye rwose ari mu birometero 35 nkuko maze kubikubwira, majyaruguru yo mu mujyi witwa Bukavu, ndetse mu ntara ya Sud Kivu. Kandi inkuru ivuga yuko leta yahise cyangwa se ubuyobozi bw'ahantu bwahise bwohereza rwose ya polisi y'igihugu kugira ngo irinde aho hantu rwose, kugira ngo abantu badakomeza gufata izo zahabu kandi atari bitemewe. Muri make umutungo w'igihugu rwose ntabwo ukwiriye gufatwa gutyo gusa uko biboneye. Andi makuru avuga ko uyu musozi rwose n'ubundi uretse kuba wabuze zahabu, ngo ufite n'abantu bahakorera, ubwo ufite abantu baho bahakorera nyine, navuga ati bahishe muri make niko navuga. Kandi byemejwe yuko 90% by'uwo musozi rwose wuzuye zahabu. 90% no kuvuga ati 10% nibyo butaka nyine busanzwe, ariko 90% ni zahabu gusa muri uwo musozi. Urumva we no kwifatira igitiyo ugashira mu gafuka rwose ugataha, nta kindi wikiye kuvuga ati zanjye ndazitahanye, cyane ko ariko n'abantu babigenzaga ubwo baziyoraga rwose bazitahana. Ubu ngubu tuvugana bamwe bamaze kuba kiri rwose bakomeye muri iki gihugu cya Kongo bitewe n'uwo musozi rwose. Iyi video ngufi yaje kwerekana rwose bano baturage, rwose barimo barazitwara ku bwinshi rwose, ubona ko banabyishimiye kandi nta n'igihe rwose bafite cyo gutakaza dore ko rwose bazitwaraga ari benshi cyane, kuko bisa nkaho n'ubundi nabo babiteguye ku isaha n'isaha aho hantu hashobora kuba harinzwe bakahabirukana. Unarebye neza urabona ko hari abahisemo kuzogereza aho ngaho n'ubundi impande z'uwo musozi rwose. Bamwe bazogereza aho ngaho, abandi nubwo bazitahanye nyine bakajya kuzogereza aho bataha. Naho umuryango wa Human Rights Watch yavuze ko izo zahabu, yavuze ko rwose nubwo abantu zahabu zimena gutyo zose ari iz'abaturage nyine b'igihugu, ariko rwose kubera ko abantu ari bake kandi bakomeje kuzigwizaho, bitaba byiza rwose ku bandi bantu, ko ari nayo mpamvu hakomeza kubaho imirwano hato na hato muri iki gihugu. Iyi ni inkuru rwose naguteguriye kugira ngo byibuze nawe uze kubona ukuntu kino gihugu kigizwe rwose
n'umutungo kamere uhambaye rwose. Gusa mu kanya ndakugezaho inkuru irambuye, icyo ngusaba ni ukukora subscribe kugira ngo iyi nkuru ntize gucika rwose, kandi nkwifuza kugira ibihe byiza ndetse ukaba wanareba n'izindi video zacu. Hano dufite video nyinshi kandi zishishikaje rwose. Ngaho noneho kora subscribe kugira ngo uze kubona n'indi nkuru noneho iteguye kuri iyi nkuru nyine ngufi nari nkugije, yari incamake muri make. Ukomeza ugira ibihe byiza.